w'inzoga utajya abasha kwikontorora neza uko bikwiye. Yego. Ntekereza ko ariyo mpamvu babivuga uko, ariko ntabwo ariko biri. Ugize n'amahirwe ukabona umukobwa ukora muri bare, mukabyumva kimwe mugahuza, waba utomboye cyane. Ntabwo yaguca inyuma. Runaka ashobora kuva iwe yaserereye na madamu batari kumvikana, kavuga ati reka njye kwivura stress mu kabari. Yego. Ushobora no kuhabona umwana tukabyumva kimwe. Ntago yaza ngo uhite umusubizayo, kandi ni business, uri mu kazi. Ugomba kumwakira neza, mugakorana ikiganiro. Erega ntabwo kwikiriza bibuze wanga kwanga. Yaba icyo kunywa akakikugurira, icyo kurya akakikugurira, ubwo urimo urinjiza, kuko utinjije ntabwo wategereza guhembwa. Iyo ni service dukunda gukora nyine dukorera. Kandi akazi ntabwo kabuze. Uko biri kose ufite amaboko uhumeka ntabwo wabura icyo wakora. Ko nta kazi k'umunyagara kabaho. Yego. Yego. Bagiye bagenda bakora akazi ariko bamenye ikintu kibajyanye. Ni akazi no gushaka amafaranga. Kandi ntabwo gushaka amafaranga ari ukuyakura mu ngeso mbi. Ese Isi system imeze bite? Meze neza. Sha Messi, ndabona uri umuntu mwiza uzi kwakira abantu. Oya, nabikaze. Ndaho bisanzwe. Ya nuko rimwe na rimwe dushobora kugira ahantu bakakwakira wenda bifunze, kuko abakobwa benshi bazi ko iyo umuntu abitayeho abakeneye kubatereta cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe ubyumva ute? Yanjye ntabwo ariko mbyumva. Mu buryo bwa service ukora, wumva ugomba gukora iki muri service ushinzwe gukora? Ngiye mu kazi nkora, urabona nkora muri bare, umukiriya agomba kuza tukamwakira, tukamwereka aho yicara, tukamubaza icyo twamwakiriza, tubwira, tumuhereza nk'uko abitubwiye. Ariko ahubwo hari imbogamizi tujya dukunda kugira nyine mu kazi, kumva ko abakobwa bakora mu mabare, mu tubari, bavuga ko bicuruza, ariko ntabwo ariko biba biri. Yego. Icyo kintu nicyo nshaka kumenshoningaho, ndagira ngo wenda n'abatwumva bakurikiye televiziyo yacu ya YCTV, ndetse wakanda subscribe ayikande, share na comment turabikeneye. Akenshi cyane cyatumye ntemberera hano nkaza kunywa aka kave. Yego. Nashakaga maze igihe nkora research. Abantu bakora mu tubari babita ko ari indaya, babita ko ari ese kandi dufite abantu benshi bakora service zitandukanye. Bora no mu karere ni service, umurenge ni service, mu ndege ni service. Ahubwo se abo bantu bakora izo service bose even no muri parliament, ahubwo kubera iki ese bamentioninga ku bantu bakora mu bara? Yaba ari uko bariya abantu wenda ari uko batanga ibintu birimo alcohol? Nyine ni ikibazo nge nibaza. None ukavuga ngo abakobwa benshi bakora mu mabara ntabwo bakubaka, bakora muri massage biragoye kubaka. Nyine ugasanga abantu menshi batinye kurambagiza umuntu ukora muri ya service, kandi byose byitwa service. None nagira ngo unsobanurire, ubona n'uyihe mpamvu ituma bavuga ngo abakobwa bakora mu mabara baricuruza? Njye mbona impamvu bashobora kuba babivuga ari uko nyine mu kabari harimo amayoga, kandi amayoga ni alcohol, kandi bavuga ko umuntu wanyweye inzoga utajya abasha kwikontorora neza uko bikwiye. Yego. Ntekereza ko ariyo mpamvu babivuga uko, ariko ntabwo ariko biri. Ugize n'amahirwe ukabona umukobwa ukora muri bare, mukabyumva kimwe mugahuza, waba utomboye cyane. Ntabwo yaguca inyuma. Nese ntiyaba ashobora gutanga customer care akayitanga no ku bindi biri extra y'akazi akora? Oya, ibintu byose n'ubwumvikane. Ibintu byose n'ubwumvikane, kandi uko bavuga ngo ni ukwicuruza, ntago abakobwa bakora mu tubari ari bo bicuruza, kuko ibyo ni ibintu umuntu wese yakora bitewe n'imyumvire ye. Exactly.
nuko byiyumvamo. Numvaga ko no mu bapasiteri harimo abatinganyi cyane rwose. no mu bapasiteri habamo ibisambo. Yego. Kimwe nk'uko no mu bisambo havamo abapasiteri cyane. icyo kintu rero nka YCTV tuba dushaka guhindura no gucarenjinga mayindi z'abantu. Nta mpamvu yo kumentioninga ngo pasiteri wenda arenda kuba marayika ibiki n'ibiki, kuko tuba dushaka tugere kuri tere tuvuge tuti se ba bantu koko uko tubatekereza niko bari. Yego. Wowe aka kanya nubuhe butumwa wahereza umwana w'umukobwa w'umushomeri warangije kwiga ariko akaba atinya gukora akazi ko mu kabari? Biragoranye cyane kuko nanjye ntarayakora mu kabari, najyaga numva ko ntakora mu kabari. Yego. Kuko bavuga ko umukobwa ukora mu kabari ngo aba yicuruza, ngo bamukoraho bakamusoma atabishaka, ariko ntago ariko biri. Ibyo byose bikuba ari uko nawe bishaka. Yego. Ese like mujya muhura nk'abagabo benshi babatereta, si bijya bibaho? Kuko abagabo benshi, abapapa benshi babaje kwivura stress. Yes. Iyo muhuye n'abagabo babatereta mubyitwaraho mute? Wari igihe aza yashwanye n'umugore we akaza aje kukuruhukiraho no gushaka ibintu biri reducing stress afite. Donc mwebwe iyo muhuye nabyo mubyitwaramo mute by the way? Urabona ibyo ni ibintu bikunda gushoboka cyane, bikunda no kubaho cyane rwose. Niba dukora service zo kwakira abakiriya neza, umugabo runaka ashobora kuva iwe yaserereye na madamu batari kumvikana, kavuga ati reka njye kwivura stress mu kabari. Yego. Ushobora no kuhabona umwana tukabyumva kimwe. Ntago yaza ngo uhite umusubizayo, kandi ni business, uri mu kazi. Ugomba kumwakira neza, mugakorana ikiganiro. Erega ntabwo kwikiriza bibuze wango kwanga. Yaba icyo kunywa akakikugurira, cyo kurya akakikugurira, ubwo urimo urinjiza, kuko utinjije ntabwo wategereza guhembwa. Iyo ni service dukunda gukora nyine dukorera abakoresha bacu kugira ngo nyine bunguke. Noneho washobora no kubona muhaye umwanya yakugura icyo kunywa, cyo kurya, bakumva ko bya bindi ashaka byose uri bimukorere. Oya ntabwo ariko biri. Wenda bemwe bajya babikora ariko ntabwo ariko bose babigenza. Okay, ni iyihe nama wagira wenda abakobwa b'abanyantege nke bashobora gukora ibintu bitateguwe? Like ushobora, abakobwa hari ukuntu bagira icyizere, sibyo? Yego. Ukabona nkanjye ndaje gutya, nje kwaka serivisi nk'uko naje, nkakuganiriza n'umutima utuje, ariko bikaza kwa kundi umpakeya, wenda ntaguza aho mvuye, nshobora kuba mvuye Cyangugu ntabwo nzi, nkavuga reka nake shambure ndyame, nkakubwira genda ujye kunsasira, bikarangira bibaye ngombwa ko mukoresheje ibitakagombye gukora, cyangwa se ugashyiraho imbaraga wenda bikaba ngombwa ko bitaba. Ariko hari abana bamwe na bamwe b'abanyantege nke, sibyo? Yego. Agakora ibintu atabiteguye, atanabiteganyije, atanabikunze, ahubwo akamera nk'uwitanzemo igitambo. Ni iyihe nama wamugira? Bijya bibaho, ariko njye namugira inama yo kudakora ikintu atagitekerejeho, atanagikunze. Ubikunze nta kibazo, ubwo unagize ingaruka wazirengera, kuko wabikoze wumva bikurimo. Rero inama nagira abakobwa, hari n'abakobwa benshi ku mugani badafite akazi, kandi akazi ntabwo kabuze. Uko biri kose ufite amaboko uhumeka ntabwo wabura icyo wakora, kuko nta kazi k'umunyagara kabaho. Yego. Yego. Bajye bagenda bakora akazi ariko bamenye ikintu kibajyanye. Ni akazi, ni gushaka amafaranga, kandi ntabwo gushaka amafaranga ari ukuyakura mu ngeso mbi. Ese ni iyihe nama wagira babandi bamaze kwerura noneho bicuruza ku mihanda, babashiki bacu, babarumuna bacu na bakuru bacu? Kuko by the way biba bibabaje kandi biteye agahinda. Bibabaje cyane. Twabagira iyihe nama? Nuko bakora amaboko mu mufuka kugira ngo babumbure amaguru, bakabumbura amaboko ahubwo bagakora. Cyane ko hano hanze hari ibirwara byinshi biza mu buryo butunguranye.
sibyo ari nayo mpamvu twagakwiriye kubagira inama dushyizemo imbaraga kugira ngo babashe kwiga kwiyakira, kwiga kwakira ubushomeri bari kumwe nabwo muri icyo gihe, kwiga no guharanira kwitekerezaho. Njyewe wenda njye nditangaho urugero nubwo nari umukobwa cyangwa umugore, ariko sometimes iyo ndi umushomeri nibwo ngira igihe cyo kwitekerezaho mba ntarigeze ngira, kuko mba nshakira ibisubizo, mba nishakamo ibisubizo ku giti cyanjye. Sibyo? Nta kibazo, baraguhamagaye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi wa mwana w'umukobwa uri mu rugo, ni izihe mbaraga twamuremamo kugira ngo abashe gukora akazi kose adatinye? Imbaraga twamuremamo, buriya igitsina kobwa cyangwa igitsina gore hari ibintu dukunda kwishyiramo, tuba twumva twabaho neza tutavunitse. Exactly. Kandi ikintu utavunikiye buriya nta nubwo wanakibona, nta n'ikintu cyanakumarira. Niyo wakibona wenda umugabo runaka ashobora kuza akavuga ati sister ava muri aka kazi kangushingire business, arayinshingiye, sinzi ayo mafaranga yakuye, ndayajyamo nanjye nyakoresha uko nshaka, kuko mvuge nti n'ubundi azampa ndi cyangwa n'undi azayama, ariko nayavunikiye ndayakurikirana cyane. Yego. Okay, mu buzima busanzwe uvuka ubuzima busanzwe n'ubundi nduwe nahi Muhanga. Mu gice nitwa Nihoza Emma, ndo mu karere ka Muhanga, umurenge wa Muhanga, kagari ka Nyamirama, umudugudu wa Gahabwa. Okay, wenda mbere yuko dusoza, yego, hari n'abariko abakobwa tujya twumva ko baza gukora mu tubari kugira ngo babone adresse yo kwicuruza cyane. Mu mujyi bikunze kubaho cyane, kuko urabona aho hitaruye umujyi. Mu mujyi ho hari naho, ariko nanone ibigabo by'ibihehe byitarura umujyi kugira ngo ingo zabo zitabimenya. Se nk'umuntu uri mu mujyi cyangwa umuntu uri i Kigali azwi yabikorera muri Kigali? Ajya aho batamuzi nyine. Ajya aho batamuzi. Okay. Numva rero ko abo bantu twurumva twabagiriye ihe nama. Tubagira inama yo gukura amaboko mu mufuka, kandi bumve yuko ikintu wavunikiye aricyo kibasha kukugirira umumaro. Yego, bakore kandi batikoresheje. Okay. Turagushimiye, urakoze cyane. Ubwo abakobwa bose b'abashomeri bige kwishakamo akazi, bige kwihangira imirimo, kandi bige kwihagararaho. Ibyo bintu twigishije. Utihaye agaciro ntawe akaguha. Utihaye agaciro ntawe agira ute? Ntawe akaguha. Twige kwihesha agaciro, twige no kwiha agaciro, kuko buri muntu wese agomba kugendera ku gaciro cyane. Okay, hasta la vista kuri televiziyo yacu. Murakoze cyane ku mutumirwa twari dufite. Murakoze cyane, Imana igumugisha. Namwe murakoze. Komeze enjoying akarahure kawe. Asante. Asante sana. Cut.